tuvugisha ukuri njye nawe. Ubona ndi igiki muri uru rugo? Uri igiki? Nze mu mategeko. Aho rero igiciro cyo nigura kugira ngo kwibutse. Uravuze ngo ndicyo ntazi? Niko uvuze ngo ndicyo ntazi? Cyakoze ntabwo byantungura. Ntabwo byantungura. Wangize umukozi wawe muri uru rugo, ninjye ukoropa, ninjye ufura, ninjye uteka, ninjye ugira nte, none ngo ndicyo ntazi. Hejuru y'imyaka tumaranye, hejuru y'ibyo ngukorera. Ndatangira kuvuga ukagenda. Urumva nta soni kuva kwa muganga asigaye umukecuru wenyine n'ukuntu ubona Iva ameze. Mfite ibyaha. Ariko niki gituma nkunda uyu mwana cyane? Uyu mwana buri gihe kumureba akamurura no kubera iki? Rero urabona ukazi bamwe barantumagara cyane kamwe gusigaye kamuzana amazi hajya nimero ntiri muri mobile money irimo oye cyangwa ndayiheza kwe mu kimwe reka nureze kuyawe sibyo hanyuma nimurebe ibyo mukenera sawa ubwo naho ku mugoroba
saa saba z'ijoro zingereyo wanyicaye ndindiriye umugabo ariko nyiraneza nabagashwe saa saba z'ijoro umugabo wajyanye na rya shyano hano hari icyo nketse Yola. Sikuya mu munsi umuntu ntabwo yakoze ku munwa. Se bro, rongera uracanye noneho no mu buriri man. Bwawe? Nta kintu ufite cyo kuvuga. Ase Bruno, ko wari ufite ikibazo cyawe kuba wabonye ubundi ikindi kibazo ufite ni iki? Shamani impamvu igira gutya mani nuko nta bibazo ufite ababyeyi. Usibye iyo ngiye nabibwira nde kuzi ko nta babyeyi ngira. Ariko Zimana, ngize igitekerezo. Ikizi. Uyu mugore wasa n'itwakwadobye. Ahubwo bikangire vuba nkora ubukwe narize ubundi ubona aho kwibera bya burundu. Bize? Uretse ubundi uretse izo nzozi zawe urabizi ko riza gukunda. Bakubwira ibintu mani biri seriye kandi bifite gahunda ukazana ibintu by'uburobe. Mani wowe mba mbona nta gahunda ufite. Uba ufite umukobwa umwe ejo, ufite undi ejo bundi. Kandi nabonye kari akabibi gashobora kuba ari n'akarara. Ubwo ntushaka kujya ucana ku jisho urebe iby'akariya kana. Utazana agasitara ugasanga karakuranduye. Neza ikibazo ufite ni iki? Uko atanyemera, nuko hari uko atankunda. Shasi nkubeshye ngiye mbamo n'akariya kana kakubeshye.
katagukunda pe. wambaye nk'abahinzi. ahingisha igiti. Fatiriya gikono girwikara bitekanga action. Eko mwana wabuze se. Niko muko. Ubyutse unywa agatabi ubu munsi wose ugiye kuwinza. Cyo sema. Babagaye. Use. Abana ngo kiri gutesa ngo tugahuze ushaka tungana tunini ntabiri nahita kugezaho ntabiri ni heza naruha Madalina koko. Ubu nasigariye iki? Ubu we ntabwo ugiye kuzamera nka Mariana koko. Nanjye ngo ubu ngubu ngo mbonye ngo nishumbusha ngo mbonye akakobwa. Jya he. Kare we. Ase Bruno, iki cyakugize igikandwe bene ako kayene?
Ntabwo nari mvuye umutima bro. Ibaze iyo mama Deni yaba ari gukomanza. Ntabwo narinjiye. Gusa kuko nari kumubwira ko ninjiye hano gute. None ubuzima ntabwo bworoshye. Ariko se bro, Lize uramukunda? byahise mani ni bya bindi mani by'ubu ngubu urumva naba nkifashisha muri iyi minsi dore nta n'umuntu mba mperutse no kunyuraho kuva twarangiza kwiga n'ubu ngubu dore abana nari mvuye kwiruhutsa. Oh yes. Elise. Utambwira ko wikinisha. Mani kandi byaba ari bibi kuri wowe ubuzima bwawe n'ubw'ahazaza. Reka ibyo by'amadage mani none se nabigenza gute kona ka mucyo kanyimye. Bro, sister wawe man. Wapi mani ntabwo uriya sister wanjye ni umwana wa hano warera tu uriya ni imfubyi ahubwo niwe wenyine wanze ubimenye ubimire. Badeni. Nakumye mbona hari inshingano w'ubagiwe. Inshingano zindi zose. Uretse. Tuvugisha ukuri njye nawe. Ubona ndi igiki muri uru rugo? Uri igiki? None mama Deni. Aho ari igiki cyo nibura kugira ngo twibutse. Uravuze ngo ndicyo ntazi. Niko uvuze ngo ndicyo ntazi. Cyakoze ntabwo byantungura. Wangize umukozi wawe muri uru rugo, ninjye ukoropa, ninjye ufura, ninjye uteka, ninjye ugira nte, none ngo ndicyo ntazi. Hejuru y'imyaka tumaranye, hejuru y'ibyo ngukorera. Ndatangira kuvuga ukagenda. Wamubona n'indeshyo gusa. Aho ugenda ariko, aho ugarukira, ibyo ujyamo byose. Aho ugarukira, umenye ko usanga utegereje muri ubu. Ugomba gutegereza. Iri joro ni njye nawe. Wagira ngo ntacyo ndicyo. Wagira ngo ndi ururabo muri ubu buriri. Njye ndi mushiki wawe se? Ndi mushiki wawe uryamye muri ubu buriri? Cyangwa uri musaza wawe?